Murakoze cyane uko umusore mwiza ngo twahuye ko hano kwa kutabana ibintu neza bwebwe twarabwiye ko turabatekinisiye kandi turakora neza. Mumeze bute bavandimwe? Umusore mwiza n'umutekinisiye n'umutekano wasanzwe akora ibyazi. Nesta ye ku Gisenyi, Nesta za Bangkok, Gurukari, n'umutekinisiye. Ari umukozi ukorera abantu nyine bakimirira. Waragenda ugakora abantu bakimirira. Byagejejeho ko n'ubundi baramaga. Dukeya baratumaga nkadusamura ariko mfite inka, mfite n'ifamu y'inka, mfite inka ngewe. None se musore mwiza. Muzee wa kazi. Uzare. Erika ni soso. Siyangana n'amasoso ngewe ndi umutekinisiye mu rwego rukabije. Ngiye nateka matiro. Ayibonye abandi bajya do rebera ushaka gupana ikibanza cyose ngatanyipana. Urayibona mwana? Nananiwe. Naza yizinga ni mananiwe. Nimba naniwe naza yizinga. Nimba naniwe naza yizinge. Yaje akayizinga se. Ko naniwe. Ni wari kuyizinga se. Abantu b'Ikigali ugo abantu banzi, abantu b'Ikigali banzi baje bambona ko ndumusana ntabwo birarangira. Tugomba gukorera u Rwanda. Reka. Shaka kugenda mwibara ka mitingi kamwe. Ahubwo iyo yaje tamugura tundo ubwonko. Yanda mwana tundo. None uzareba mu amaso ya kazungu ni ibibara. Ni ngande bagiye. Rwatubyaye. Rwatubyaye budurisi. Yize umufubuzi. Kara. Ahubwo iyo mbonye umwana muzima afite abana mwana. Yatubwiye gusiga kuvura amana. Kara. Arabeshya. Reba nambaye costume. Ayibonye reba do. Reba costume nambaye. Ayibonye sha. Ayo costume. Ikiriho umuco ku kiganiro kazungu yaduhaye yatubwiye ko ari we kazungu ari we wandi tubwire ni wande mu batekinisiye bakora amashanyarazi mu ntara y'Amajyepfo mu buryo wa Butare uwa mbere ni famille akora muri lege muri wasaga uwa kabiri bamwita musole mwiza ni musole mwiza famille no wa mbere muri lege wa kabiri ni ngewe ngo amakuru hari yose agaragaza yuko urakora pe uzakazi ukatawiruka ukatubura yona wagira ngo umuntu agwaye ibiceri buryo kugura piyese ukatubura kazungu wabyivugiye kiganiro kirahari uzakibona nawe oya uramwihore nose imbwa zimbwebwe zabaye kubake izo ni imina imbwebwe rero uzare kuna tobagurutsa beze do ndakazi kariya sorry kariya kaza kazi ariko niryo bandira ibi abantu b'Ikigali mu masuriza abantu b'Ikigali banzi naho muri Amerika no muri Bangkok kazungu ni gicucu buriya umuntu asebye abandi naramurongoye mugafite abana babiri uwa mbere musi musole mwiza uwa kabiri mwita Angelo kandi turasa ndi ya magambo basebye abantu ese wowe nta muntu aragusebye ibintu utakoze kandi bigakubaho ukaba wanafunga musore mwiza ashinawe kagongo bite mwana zikumingu natoka wapi beti Rundi mutoto. Andi musende. Abantu bigiye ubutekinisiye. Ganya aho ndayeza kugira ngo ujyemo neza muri tekinisiye. Jewe nize maranata. Mfite marite yanjye ejo nambaye ngewe. Nadifanze ejo. Ejo. Genda nakubonye. Warambonye. Onye viko fite sha peti. Peti onye viko fite sha. Warayibonye. Zagwa rift. Karame. Ikibazo twari dufite. Ni ikibazo kijyanye
n'uwo bita kazungu w'umutekinisiye ngo mugenzi wa kazungu uragiye avuga ko wowe ubutekinisiye bwawe nta kigenza ahubwo avuga yuko ari we wakwigishije tekinike umuntu ishiba yikira uzarebe uko asa mu maso uzarebe uko asa umushinwa yatoragurika se reto dekametero agera n'akametero akametero wayibonye wayibonye wowe wayibonye wowe nanjye n'akantu k'akametero kamanjwa noneho uriya afite metero metero eshanu dekametero umurusha iki tekinike umurusha iki tekinike dekametero tekinike we ni emete wowe ufite dekametero urumva afite metero wowe ufite dekametero ese urumva twahurira ariko nk'umuntu umva nk'umuntu nanjye kamubwira nk'umuntu mu buzima nk'umuntu ashaka gutera imbere igihugu kigatera imbere u Rwanda rukajya dusura amahanga akaza akadusura turamufasha ashira gakeya nasara ni prison nasara ajya muri prison mbwirira ari wowe na kazungu ninde mwami w'umujyi mu batekereza umwami w'umujyi ni Nyagasani umwami ni Imana mu batekinisi ni famiye akora muri lege niwo mwami w'umujyi famiye wo muri lege niwo mwami w'umujyi wo muriro master wanjye ni master oya master ni famiye wa lege niwe master wanjye ni good it's okay how did you do kavukire yawe ni hehe kavukire ni ku Kineko Bakibirizi akagari ka Duwani ubwo iwanyu ni isaga haramaze hari umuntu wita Munyemana David ushuti yanjye ari utarasheri nabo basani banjye imana ni ku mutima none rokoke imana uta master rokoke imana ni wamakazi ni wantunze umutekinisiye wa mbere na mbere wemera isaga ahubwo bihukira wa mbere na mbere ni njyewe nta wundi ninde muntu w'umutekinisiye wa mbere na mbere njye noneho kubaka amazu no kuzana amatafari no kuzana iki byose noneho kugira ngo uwo niwe mutekinisiye mukurambere nta kibazo pe abanyehuye bameze neza arya abahuye tumeze abahe musore mwiza kuko wanjye uko batubwira ngo abantu b'Israel ngo bakunda ibintu hari icyo bamaye ko nayo itegeye ku mazuru gusa isabe n'abana beza abana beza pe musore mwiza rero turi kuganiraho tuganira wenda nuko turi kuganira uvuga ngo umwami w'abasitari isabe wita musore mwiza ariko rero tuzi yuko umwami wa safi w'abasitari ari uwo bita gitera kidaterwa ubugabo n'ibyo yanyweye cyangwa n'ibyo ni ukuvuga ngo gitera uramuzi ntabwo muzi amateka ya gitera ntabwo muzi none se ntabwo mbizi icyo nzi ni uko egiseti Paul Kagame yaduhaye ijambo metire na metire arenze na metire egiseti kwa gitera wabuhaye ntabwo mazi ese musore mwiza turengaje bya gitera wenda twigire nawe uri musore mwiza ni muzehe ufite abana babiri mwana umusore mwiza nishimiye umwana wanjye ndi muzehe wa kazi ni muzehe wa kazi kandi ukuvuga ngo muzehe yaravuze ati niba uri umusirikare ugomba kwambara ikoboyi urabona ko nambaye ikoboyi umukoboyi wese abari nta muntu wafata ngo afate umuntu nkamubwire nabi ndi kubibona musore mwiza akoze gukubita se yose umuntu aruhura umugongere yose wabigenza ariko umugore abizi abana benshi niwe wabareze muri uno mujyi wa Huye ega nawe narakureze uzibye n'abana nawe narakureze we nawe narakureze aka kanya nk'umunyamakuru uri imbere yawe ndi
kukubaza ariko nirengagije yuko uri mu bana wareze. Okay, sawa. Oya ndacyakomeza urumva. Turi mu mpera y'umwaka tugiye gusatira. Mu mwaka mushya. Urabona umusore mwiza hani warahabaye hari uburyo ni no mu rugo hari ubuzima wahabayemo n'urugero par exemple cy'isave hari hakurya mu cy'inteko wambwiye ni yewe abantu nabaye imyaka myinshi dore abantu nabaye imyaka myinshi ngewe nabaye imadira imyaka myinshi 17 imadira Morgan ndamuzi papa we yarapfuye ariko yaratabarutse ariko okay raho uzapfana it's okay ese musore mwiza Karame ubona ari iki muri uno mugihe ubahuye twakora kugira ngo duhindure ubuzima cyangwa se urubyiruko rwakora cyangwa se abantu basanzwe rubanda nyamwinshi abahuriye mu mujyi wa Huye baturutse impande n'ahandi za Rusizi za Rubavu za Muhanga za Kayonza n'iki cyakorwa kugira ngo uno mujyi uyu mujyi wa Huye ni muto ariko umeze neza cyane nta ngorane. Ikintu tugomba gukora ibintu by'amabandi tugomba kubica. Abantu baturuka za Mugoba mu nkambi baza kwiba abantu amabatiro yacu nibatemera turamena amaso musari kindi wamurikije uburo nta nembwa nimwagera ni umutekano hari abantu bagiye bazwi gutya b'abanyamateka bakora ubugeni ubukorikori ese hari umuntu waba warifashishije kugira ngo umwegere wenda kugira ngo mwe mwagira ikintu mukorana byibura abe yagira icyo akugezaho? Ese ibyo nkora urabizi? Ndabizi umutekano. Nkora iki n'iki? Tunzi cyo n'amashanyarazi. Ngiye nkora amazi amashanyarazi ibyapa n'amadesign. Ngiye n'umuhanzi ndi umu-artiste. Ku madesign. Mfite n'ingoma ariko ngewe. Ku madesign. Mfite n'ingoma ngewe. Mfite n'ingoma kabisa. Unaryoshye. Kubana twarababwiye ngo tuzabana. Imana ishimwe abanyarwanda igihugu cy'abahuru kandi twarababwiye ngo abasaza bakoke mana twarababwiye kazaba arabustari abangararo abandi barasana arabangararo tande azaba umustari. Imana ishimwe gisireti Imana mumugisha akomereza aho ngaho gisireti mzee wa kazi. Nakoze sasa rero musore mwiza mu biganiro byawe na freestyle yawe hari ibintu numvisemo umusitari wenda ushobora kuba ukunda cyane cyangwa ukunda cyane yaba umunyamerika umunyarwanda sinzi Rokokemani amateka ya Rokokemani wowe ngo uvuze Rokokemani mubanye mute Rokokemani akorera he Rokokemani akora iki Rokokemani numvise ko ari umuntu ukwese Rokokemani ni umugabo ntago ari umuhungu ni umugabo akorera mu mujyi wa Huye mu Kigali kwa Manama afite primeri afite ibintu by'ibitabo akora akora umugabo w'ifura. Rokokemani akora ibitabo gusa? Oya ni umu-artiste bisabwe ngo nanjye kwandika se nawe nabikuyeho. Rokokemani se ni umusitari mu rwego afite n'ingoma nyinshi rwo kuririmba afite n'ingoma nyinshi hari indirimbo ze waba uzi? Ndabazi ari kintu mbaza sha ndabazi simbazi se Rokoke wenda mushobora kumuziranye mu myaka ingahe cyangwa mu gihe kingana iki? Azi imyaka kuko twahuriye twigana muri maternity bitanye kwigana uzo dutambukana urumva njya muri groupe mvuye tajya muri kaminuza uraziranye cyane ni umuntu twabanye ni umuntu muzima nundakaze mu buryo noneho ubu ngubu igihe twe tugezeho urumva hari umuntu muhanganye aka kanya muri uno mujyi wa Huye arinde muhanganye yaba umunyeshuri wawe simbizi kuko jewe nageze mu mujyi wa Huye mwebwe muri nk'abakuranga ndogo uwo bita kazungu urani ndogo atari ndogo urani ndogo mu butumwa
ahubwo ubutumwa namuha ni ukwitwara neza akajya agashyira umupira hasi akamenya ko turi abamasa tumurenze tukamufasha nimba ashonje tukamugaburira niba afite ikibazo tukamuha njye kumuvuza mu maso ubwo rero ibintu byaturutse mu maso abivuza biri yaraturagutse mu maso abavuza ngiye fagitire ni iyanjye sawa urakoze musore mwiza kandi ikiganiro cyawe cyari cyiza tuzakomeza kibana cyiza tuzakomeza duhuze okay nabo nasoza ariko noneho ubutumwa waha abantu abanyarwanda twese abanyarwanda mwese akarere ka Huye kameze neza harimo imiyaga imvura irimo abanyeya ariko hameze neza Huye mu majyepfo wabudusura iyo urangije utavuze ubuyobozi ukuntu buhagaze nimba kameze neza kameze neza pe kameze neza mu bayobozi urashimira izihe nzego zigufasha inzego z'umutekano inzego z'akarere inzego z'umuyobozi zose ni sawa ariko abantu bambura amatelefone ubona ukubarangiza ntabyo kubahereza uramanuka ugafata agatelefone ugashaka ugutwi bagukuyemo wamanuka ujya kwihagarika ugasanga umuntu agukuyemo inkweto inzego z'umutekano zidufashe ibyo bintu bikemuka rwose bireze ariko tuzabana kuko baradufasha bamwe na bamwe badufasha abandi baradufasha pe ariko ibyo bintu bireze pe usubiza abantu b'i Kigali usubiza abantu ba Gisenyi usubiza abantu muri Kampala usubiza abantu bo muri Amerika abantu muri Beijing abantu bo Shinwa w'isi yose basurije baranzi twarabaye twaraniganye benshi ndashaka kumenya abantu mwaba mwariganye batanu cyangwa se reka hari abantu batajya kumirwa arajya avuga ugira umushe ndamufite bamwita Rita sheri wawe abahe abima Inyanza ku Gicumbi aba mwira Inyanza ku Gicumbi niwe musheri wenyine wagize cyangwa hari uwo wamusimbuye umuntu agoye umuneke ni wawurya umuntu agoye umuneke ntabwo wawurya arazetse umuntu agoye umuneke ni wawurya sha musore mwiza ndakubona ariko noneho ndi muzehe wa Kazira we musore mwiza muzehe ndi muzehe ngifite abana babiri aka kanya umwana wawe w'imfura aho ikintu nakora agakaye bamwita musore mwiza John barimo mbazi niko naza mwita barimo mbazi duhaye aka kanya tugisangiza n'abanyehuye mwese twishimiye ibyiza akarere ka Huye kari kugenda ni byiza amasoko meza ari kubakwa iterambere ni byiza akarere ka Huye kameze n'umutekano warago ejo twari dufite ariko ibintu byo bisaba shamwe turabimena amaso ni ukubimena amaso urimanukira ikibazo gikwata musore mwiza rero nawe mu mujyi wa Huye twaje tugusanga ariko twasanze koko uri musore mwiza reka muzehe wa kazi mwana babiri se musore mwiza musore mwiza urakoze kandi ibihe byiza saa muri kumwe turi kumwe